Binatsakuliza. Cyanje mu manyu. Bwira njye mise mu manyu. Kumbwa ngo waruje gufata ibiryo hariya, ibiryo biruzuye mu nzu. Ibiryo byarangiye mu nzu. Goreti? Karabo. Uri he? Naje. Se uri kugira ute? Se ko mbona usohoka kurya bite byawe? Nyine nari ngiye kumureba nsanga arya nanjye nari ndikwarura ngo niki. None se hariya niho rera? Wapi umuneke nzari kujya mu. Nta biryo bihari se gituma ujya kugabuza. Birahari ariko nuko nari nsanze. Ubu dukora ibyo nakubwiye. Aha. Ariko tuvuge ibintu tubisubire urakabije rwose. Ngaho reba uko ibintu byandagaye imyenda. Kumbwa ngo waruje gufata ibiryo hariya, ibiryo biruzuye mu nzu. Ibiryo byarangiye mu nzu. Gituma uta imyenda, reba imyenda irandagaye, inkweto reba. Reba uko ibintu bimeze. Jya ukora ibyo mba nakubwiye. Si ibiryo mwabuze? Ntabwo mbikunda ibyo bintu. Ntabwo mbikunda pe. Kamu cari hamwe. Mbere nibyo guteka. Mwaka cyane. Akundi mama wabariye kwasa rebe bino bikundi wowe waziraga vuba. Ninde wabiguze? Asi. Bakanaze mu bitabo. Urareba ibintu bari no guteka. Urareba ibijumba. Banzu mureba hari kubihisha. Ni kuri mani ibyo guteka n'ibyo nguze. Ndabiguze. Uraza niyo bijumba koko kari byo guteka. Zana hano, erega kitabyirundiye. Mama! Mama! Mama arahari? Ntawe uhari mama. Wagira ngo sinjyaho bigura. Reba mama ntago yigeze arya kuva mu gitondo. None dore kubihekeye. Ngo nkore igihumbi. Maze bakora igihumbi. Kurwaye ntago bijya. Sista, nkore igihumbi. Ma! Sina no kwakira umushyitsi. Akose. Ndi kwigiriza nkana mwamwakiriza iki mwazi mwabimazemo. Mawuja. Byahe. Tegura ku meza. Ako mama ntabwo nuko dushonje koko izi saha. Kandi naje bazana kurya. Sinabyutse mu byaye mu gitondo mwana. Cyahise amasaha. Dore wa musaza wanjye none ndagaze. Bro, ndakwemera mwana. Ndakwemera mwana we nabonye ntari birya. Ndakwemeraga. Ndari umusaza. Nese ukabipanze gute? Akhe, uvaho se nyine twipanga neza. Wende. Asura mutipe ko ye nta kibazo cye. Ibintu byose ko umuntu ari kwikora neza hari ikibazo cye. Akatuzanira ibiryo ajya guma kuri gate akingurira abantu. Nese wajya ujya kubyifatira kuba byari mu gikoni ukajya kubiza. Imagine nkajya kuri gate ako brother kagukabye. Okay, ntacyo ujya ugenda mu gikoni uzana ibiryo. Ntacyo uri gukora. Korodina ntahari asirivanga. Ako Korodina aba yatetse yagite wicaye hasi. Ugiye ukabizana se byagutwari. Ukabizana ukabirya. Bizana se nkabirya nyine. Ashinzwe iki se hano mu rugo. Inogireka kubirya. Rebera nk'iyi ngurube ukuntu yasize ibigize. Ngaho nyimbiya wa mushiki wanjye none. Muri umuna wacu. Kuko umuna wacu twebwe. Mawuja ngiye ingurube rwose ngiye irandambira. Reba nk'ukuntu abisiga. Oya Mawuja reba nawe ukuntu aba yabigize Dusakuriza we. Tegura neza cyangwa ikingore. Mawuja ngiye rwose ibintu ni ukubisubiraho. Mwana mujye mugira mu gikoni mujye kubizana mwana. Bose ni ibisa. Ako brongo murumuna wacu wajya ugira mu mutwe uriya. None se niba atirimo n'umuna wawe ko agutekera akagira utaka kumesura ariko n'umukozi ibiryo mu rugo naga ari kuki ubirya nyine atirimo none ntago wajya ibiryo ateka. Si imagine ngo murumuna wacu. Mubyihorere. Mwana ibintu byanyu ntago mba mbizi mwana. Nuriya muhungura mwemera ufite fuka imeze. Ahubwo muri n'amagambo twakira umusisi ni kare uko meza radi. Kwani garanye magana 200 yakujya kureba bari kwa Karoli.
biryoshye imbere nyakubahwa so kubera iki ibijumba simubifashe murabijugunya mureka kurwana ako se nk'ubu iyo mubona murwana mungana gutyo ibintu mpamvu upfa ni ibi ibijumba ni njyewe ubiguze none ndebera murimo murabipfa wasi ibyo wahekenye n'ibikeya ako se mwanga gukora murirwa mushaka kurya iby'ubuntu gusa reba nkaho ukuntu ungana ziba nawe waruzingo murwane utifure ndwari mama waje ukantabara kwakureba nk'umuzi ibijumba byose babiririye mu nzu ntabwo bigeza mu nzu reka tubirye si cyo bizaniye se ako petifure wumva ugira ubwenge aho kumfata ngo ungire inama ufate bino bijumba tubiteke mubiririye mu nzira shaka se nako kagira inda ako kagira inda nikajya kabyibuha reka nirinde ntabwo uri mwewe hano wateka ibiryo nk'ibi ngibi we ntacyo tumamato tureka gukabya bros ariko ukuntu bamwikarakasa nagiye mureka kurya musakuza kubera iki se ntawabiteka simbona ari inkumi inkumi bakugiriye mu gikoni umuceri wogira igikoma imboga bakazigira iki wese uzi guteka ariko muzareke ubu se hano nta mukozi wa nitwitekera tuzi gukora umureti ibintu byose guteka umureti se ni uguteka umuceri uzabe bamutse watetse ejo bundi uriya mukozi ataraza hari wigeze ko wawuriye se narakubonye uri kuwurya sisi cyageze uri mu kabati byari nkambuza uko njye ni uko nayo mvuye ku kazi nshonje byatari ntabwo mba naraburiye wandekeye abana bawe se uyu muhungu wawe rero ndabona azica abana bawe nkunda abakobwa na ba nyina nuko rwaraye mutunze yarananiwe tubangamira ubwo ni ukunanira nanone undi sizi saha baduhereye ibiryo utinda aho birekera jya ureka kunesha umutwe nawe nese aho kujya tukagura ngo aho birekeye nta nubwo uzi ko hari umushyitsi reba ibintu byose wahuruta yewe umusaza wanjye ndabona azabakubita nk'umushyitsi wacu ntacyo atwaye babene ase mama turarya ndishakira ji urashaka ji nese ji ko mbaye mwayisumizaga za nzoga zimura ako bro wajya ugabanya amagambo njye nsabye ji ariko mvise nsabye inzoga korodina korodi mwarigiye muzabona zanira ji y'abana reba mu kabati uzanire ji y'abana nanjye muramuzi wawe se niwe wisabye kandi ngiye wisabye mawuja ntayirimo nta n'inzoga je n'inzoga byari muri tugase byagiye mama uriya muhungu wazanye twarabikubwiye kandi aho nyuzi ajya agera mu nzu se nyiriya mutipe ajya agera mu nzu yazanye ibiryo uko atagera mu nzu byose byari birimo ngiye kandi ndishakira ji ubundi mwazanye n'ibyo tukirira ariko niyo izakutanye izakirinda kandi ntazi no gukora simwandetse mama juwa sha urakoze yewe nari wagiye kukugura za bizinesi sha twapanze zavuyemo inshishi imana zambereye nyaza ngo mperekeza nkubwire ukuntu byagendekeye wameneje telefone yanjye ariko ubundi telefone yawe ujya wajyanaga telefone kandi ubwo ukunda kwiyenza kandi nuko ubonye mama agiye utangiye kunyiyenzaho sisi nureba nta bro dufite reka n'igihuha nka bashiki banjye mfite hano cyangwa umuriye ijyana se wakoze ibyo ukora urandeba ibiki yongeye kumvisha meze telefone yanjye ubundi igende
ndetse ukabyara ndaza kuyiguha mwana naho ndi bujyane nawe ibigambo byose biri guturega kuri mama umunwa warakurenze ese amafuti yanyu mye mumbwire mbamanyire mungirire ishyari mwagiye mureka nk'iyi namaze bagomba kurya ngomba kurya ibyo namaze nyabuze gukora we natsakuriza cyangwa mu manyure mbwira njye muse mu manyure